ndabaramukije inshuti zanjye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, ngo bikomeze kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose aho baherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Abantu bashyashya ntabwo mbibagiwe, Uwiteka abaha umugisha ko mwahisemo kubana natwe kandi ndabishimiye. Ni impamba y'urugendo rero tugiye kuganiraho, ikaze mwese. Turatangira dusoma amagambo aboneka mu Migani igice cya 29 ku murongo wa 18, havuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko gukomeza amategeko abahirwa. Impamba y'urugendo y'uyu munsi ishingiye ku nzozi narose mbona ndi mu nzira ngenda mu murimo w'ivugabutumwa. Nari nambaye imyenda ifite ibara ry'umukororombyi. Nari mfite akantu kameze nk'akabati gafite amapine ku buryo mbasha kugasunika, kanditseho amagambo y'imbuzi, nako kari gafite ibara ry'umukororombyi. Nageze ahantu abantu bari bakingiraniye, nihutira kugahagarika ngo mpagere. Nahasanze umuntu maze anambagiza hanze. Aho nahabonye umusore nzi kuri social media. Ni umusore ukiri muto ufite igikundiro, ni umutunzi. Yamenyekanye ku bw'akazi keza akora ko gufasha no kwitangira bamwe mu batishoboye. Mu biganiro bye agaragaza ko yizera Imana. Aho yari ahagaze aho yari azungurutswe n'umwijima, ari wenyine afite icupa mu ntoki, ariko byasaga naho hari ibintu byari bimaze kuba, abantu bakaba bari bamaze gutaha. Yitegereje ako kabati, asoma amagambo yari yanditseho, ariko ntibyagira icyo bimubwira, ahubwo ahitamo kwigumira mu mwijima. Ntiyashaka kwegera umucyo wari imbere ye. Muri ako kanya numva ijwi rimbwira kwandika ngo abantu bavuga ko bakunda Imana ariko bagahitamo kwigumira mu mwijima. Umwijima usobanura ibyaha. Ndatewe agahinda kenshi nuko Musa avuga ko akunda Imana mu ruhame rw'abantu, ariko muri uwo mwanya iby'Imana ntacyo byari bivuze, kuko hari abo yahisemo kwibera, kandi hari n'ibyo afite mu ntoki akaba adashaka kubirekura. Kubw'ibyo ntiyatinyutse kuza mu mucyo. Nibutse amagambo aboneka muri Matayo igice cya 15 ku murongo wa 8, havuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure. Itangiriro igice cya 9 ku murongo wa 13 tuhabona ubusobanuro bw'umukororombyi. Umukororombyi ni ikimenyetso cy'imbabazi z'Imana ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Nyuma y'umwuzure wabaye mu gihe cya Nowa, Imana yahaye mu isezerano ngo nzakomeza isezerano ryanjye namwe, ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo, nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Dusubiye inyuma gato, mbere y'umwuzure, mu Itangiriro igice cya 6 ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6 hatubwira ko abantu batangiye kuba babi. Mu murongo wa 5 Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ku murongo wa 6 Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Abantu ba mbere y'umwuzure Imana yari yarabahaye impano zikomeye, ariko bakoresheje ubuntu bwayo kwiha icyubahiro. Ubuntu bw'Imana babuhindura umuvumo kubwo guhanga amaso kuri izo mpano aho kuyahanga uwazibahaye. Bagiraga umwete wo kurushanwa kubaka amazu meza bakoresheje ubuhanga bwabo mu bukorikori. Banezezwaga n'ibikorwa byo kwinezeza no gukora ibibi, kuko bari batakifuza kwibuka Imana mu bitekerezo byabo. Ntibyatinda batangira guhakana kwibaho, batangira gushyira ubwenge bwa kimuntu hejuru, baramya imirimo y'intoki zabo.
bigisha abana babo gusenga ibigirwamana. Abantu bishe amategeko y'Imana kandi ibyaha byose byakozwe bitewe n'iyo mpamvu. Matayo igice cya 24 ku murongo wa 37, Yesu yatubwiye kandi aduha ibimenyetso bizabaho mbere yo kuza kwe. Ngo wa 37 bavuga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Ngo wa 38 ukavuga ngo kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Nshuti bene data n'abankurikiye ari ubwa mbere, umuntu wese uvuga izina ry'Imana ave mu bidatunganye, kandi tuzirikane ko icyaha cyose kitihanwe kizarimbuza nyiracyo. Ushobora kuba ukora ibikorwa byiza nk'iby'uyu musore akora, kandi bisaba ubwitange, kwigomwa byinshi, gufasha abandi, ariko igihe hari ingeso wananiwe gucikaho, amaherezo aba mabi. Uyu musore ari mu mwijima usobanura kwandura ububi n'urupfu. Afite icupa mu ntoki ririmo inzoga. Icupa bivuga inyigisho. Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 8 havuga ko inzoga ari isoroba ry'ubusambanyi. Ubusambanyi bikavuga kubangikanya ukuri n'ibinyoma. Nk'uko inzoga ziyobya ubwenge, niko n'inyigisho z'amahimbano zayobeje imitima n'ubwenge bya benshi, ndetse zizarushaho kuyobya benshi mu bihe bizaza. Ni igihe dukwiye kwisuzuma umuntu wese ku giti cye. Hari uko abantu bakubona ariko wahisemo kubigaragariza cyangwa se ari kuri, ariko kandi hari umuntu w'imbere utagaragaza. Imana idahishwa igaragaje iby'uyu musore kugira ngo natwe tumenye kandi dusobanukirwe neza. Luka igice cya 8 ku murongo wa 17 havuga ngo kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Ibyo dukorera mu rwiherero byose bigaragara imbere y'Imana nk'ibyambaye ubusa. Iherezo rya byose riri bugufi, ni mutyo twihane tumara amashi. Ibyabaye byabereyeho kutubera akabarore. Kubw'ibyo mureke twite ku miburo duhabwa buri munsi. Erega Imana ntizahora iruhanya n'abantu. Uyu musore yarebaga umucyo imbere ye, ariko yahisemo kwigumira mu mwijima. Mu yandi magambo, yahisemo kwigumira mu byaha. Ntiyakunda kwegera umucyo ari we Yesu. Nyamara Yesu ari kubwira twe twese ngo muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 12, ni jye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ibyaha nibyo byatumye Imana irimbura abo mu gihe cya Nowa, kandi Yesu yatubwiye ko uko mu bihe bya Nowa byari ariko bizaba no mu minsi y'imperuka. Bivuze ko n'ubundi ibyaha ari byo bizatuma umunyabyaha arimbuka. Nyamara Yesu ari kutwingingira kuva mu mwijima w'ibyaha ngo tumukurikire, kuko aribwo tuzaba dufite umucyo w'ubugingo. Abasore mukiri bato cyane, ariko cyane cyane abakora ibijyanye na entertainment, mwite cyane kuri aya magambo. Reka dusoze n'isengesho. Uwiteka muremyi w'ijuru n'isi, Imana idukunda, habwa icyubahiro kubw'urukundo wakunze umuntu, kandi n'ubu ukimukunda, umuntu wacumuye. Ari rwo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege, arabambwa, twe turabamburwa. Habwa ikuzo Data, kandi uduhe kuzirikana urwo rukundo wadukunze n'ubu ukidukunda. Mwami Yesu, dore dushaka gukora ibyiza, ariko ibi bikadutanga imbere. Utubare gukiranuka kwacu kose, utwigishe guhitamo neza. Ibibi nibiza duhunge, maze ahubwo duharanire gukora
ibyo ukunda kandi ushima, kuko abakoze ibyangwa n'amaso yawe amaherezo yabaye kurimbuka. Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 29 haravuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Utweretse iteka ryaciweho mu gihe cya Nowa, kandi n'ubundi iherezo rya byose riri bugufi. Duha ubwenge tubona muri Yobu igice cya 28 ku murongo wa 28 ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi ko kuva mu byaha ariko kujijuka, maze butubashishe kwita ku iherezo ryacu. Ubwo uri hafi kwerekanwa uje gutwara umugeni wakoye amaraso yawe, tuzumva amazina yacu ahamagawe. Tubisenze tubyingingiye kandi twizeye kubiduherera ubuntu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umunsi mwiza. Yesu abane namwe mwese. Ndabakunda.